Kigali nahahuriye n'inzara ikomeye cyane akimara kumbwira gutyo habahenyejemo undi muntu ubona wajya ngo ni ikirara umweru yari amata mbese Green Master ngo nakunda amata ari kumva ububabare wagize mwana muri nanga niho wazishize ubundi nazibitse muri nangamadeni kwa gafuka ka hano gutya ahubwo se mwabatobuzi mwe mwagiye kwiga uturimo tw'amaboko sibyo mukareka gutubura ramba kandi ugire amahoro nanone ukurikiranye Lioness 250 turaje kuri wa mwanya wacu twibukiranya ku mitekerereze ku myumvire ku myitwarire ku migirire yacu ya buri munsi tugamije gusigasira ubuzima bwacu ndetse bukaba ubuzima bufite iterambere rirambye uyu munsi nanone turi kumwe n'umutumirwa ngira ngo muramubona imbere yanyu agiye gutangira atwibwira nyuma tuganire byimbitse tuguhaye ikaze kuri Lioness 250 murakoze cyane nitwa Seminani Claude ariko izina ry'ubustari nitwa Kabindi aka Pablo Kabindi buryo se bakwita Kabindi Kabindi byaturutse he Kabindi no nakazina bampimbaga ariko nanjye mbona karakubereye mbona karambere nakagera k'ubustari Kabindi aka Pablo yes tuguhaye ikaze kuri Lioness 250 atwifuje kuganira nawe uyu munsi harya ubwo Kabindi babikwise mu bijyanye n'iki ubusanzwe ukora bijyanye n'iki byatumye bakwita Kabindi ubundi kera nyine twavuga turi ahantu nyine turi nk'abana twakunda abana baba bari Nyagatsiro noneho ugasanga twe turi kwiyita amazina noneho mwana mwaravuga ati we nkwise Kabindi itarifata gutyo n'ubu abantu bagakomeza kuri kwita n'ubu abantu bakomeza kuri inyita ariko muri filime muri filime ni ukuvuga ko ukina filime njye nkina filime yes ni byiza cyane twishimiye kukwakira nk'umuntu ukina filime abantu bakina filime ni abantu abanyarwanda cyangwa n'abandi muri rusange bakurikira bakajya bareba imyitwarire yabo burya kuba umusitari ni ibintu bikomeye kuko ibyo ukora abandi baba babireberaho kandi ubu uri kwitara ibyo ukora byose barabireba hari abashaka kubyigana cyane nk'abana bakiri batoya niyo mpamvu abasitari baba bakwiriye kwitwararika no gutanga urugero rwiza yes Kabindi ariko oya ntago ndakoresha Kabindi bikoresha igishaka nta kibazo ndakoresha Pablo twishimiye kukwakira rero kuri Lioness 250 kugira ngo tuganire uyu munsi rero turagira ngo tuganire ku buzima bwawe busanzwe atari no muri sinema gusa cyangwa muri filime gusa ese turabyemerewe nta kibazo nta kibazo dore ko ubuzima bwanjye ntabwo ari bubi cyane ntago busebetse yes ni byiza cyane rero ubundi nkawe nka Pablo muri uruhando rwa sinema cyangwa mu buzima busanzwe gukina ibintu bya sinema nibyo bintu wumva ukunda cyane nibyo ukora buri munsi cyangwa hari ibindi nkunda gukina sinema ariko ngira n'akandi kazi ku ruhande hari ibintunga cyane ko sinema nyine turaba umusitari cyane ntago yapfa kugutunga yego ngira kandi kazi ku ruhande nimba ni ngombwa se ukavuga nibe ntacyo bitwaye ushobora no kukamamarizamo abantu bakazajya baza kukureba nibe ari nk'ibyo bakeneye kuza ngo ubafashe cyangwa se baza kukugana ngo baguteze imbere byaba byiza ngiye urandi umukanishi akazi kanjye n'ubukanishi ariko cyane nkakunda gukora ubusuderi apana ariko bwa busuderi bw'intuzo bw'amashanyarazi ubusuderi bwa bomboni ubutaha turifuza ko twazaza kugusura uri kubikora ni karibu kabisa uzatwemerera ni karibu yes urumva ko ari byiza cyane harimo na benshi babigigiraho ntawamenya kubera ko ni ibintu bikenewe mu buzima bwa buri munsi busanzwe Kabindi wageze i Kigali ryari kari kera ndahasaze nabaye kavukire cyangwa niho uvuka ntabwo ariho mvuka ariko njye mvuka mu karere ka Bugesera uri umunyabugesera waje uhunze inzara uri Bugesera rero hari ukuntu bavuga ngo hari inzara
ariko Bugesera nta n'inzara nigeze mpabona. Yego kandi abantu ngo barasuhukaga. Aya cyeka nimba ari ibya kera nyine nge ntaravuka. Ariko Bugesera buriya uno munsi imvura iragwa ikongera ikazagwa nibure haciyemo nk'umwaka izuba ryaka, ariko muri cya gihe imvura yaguye sha my friend beza ikigori, beza ubunyobwa. Cyane cyane bakunda kweza ubunyobwa mu Bugesera buriya. Nta bindi bakunda kweza cyane cyane ubunyobwa, ibishyimbo n'ibigori. Ntuzahabariza ikintu bita ikijumba. Ikijumba ntago bakizi. Wapi? Bugesera cyakora ariko muri iyi minsi iri no gutera imbere cyane. Ariko n'ibitoki bikunda kuhaba. N'ibitoki. Uzajya kudutuza natwe Bugesera ubwo wavuyeyo kera bura wasizeyo ibisambu. Biragoye sha. Biragoye. Ntabyo ufiteyo. Amasambu aba hari nyene yandiye nk'isambu nyine umuntu wese atajya abura kuri gakondo. None se ugeze i Kigali ni nk'ibihe bintu byakugoye cyangwa se wabonye byabaye nk'imbogamizi kugira ngo ube mu mujyi? Ntabwo wigeze uhura n'ibikugora ngo wumve wakisubirira Bugesera? Ni birebire cyane. Hari n'igihe ngiye nigeze kwifuza kujya mu rugo ngo njye kurya. Uvuye muri Kigali ukajya i Bugesera? I Kigali nahahuriye n'inzara ikomeye cyane. Cyangwa niyo yakwigishije ubusuderi? Oya, ntabwo ari yanyigishije ubusuderi, ko nyuma yaho naje gukanguka mu mutwe nkora utuzi tugiye dutandukanye. Nagiye nkora utuzi tugiye dutandukanye ariko havuyemo kwiba no kwica. Utundi tuzi twose naradukoze. Undi bira ntago ari akazi. Bira ntago ari akazi ariko hari abo bibera akazi. Ko nta kazi sabura wabyi ntabwo ari akazi, nsimpamya ko ari akazi kwiba. None se iyo bagufashe ko bagufunga kandi wakoze akazi ubundi ntabwo wagakwiriye kubihanirwa. Baragufunga ariko iyo batagufashe nabwo nyine urumva buri guteza imbere umuryango wawe. Gatera mbere ryo mu bujura. Ubundi hari abantu nyine babeshejweho n'ibikorwa bibi. Cyakoza bibaho. None se nk'umurozi wambwira ko umurozi yungukira? Ntaho. Hari nko bishyura. Bashobora kumwishyura ati genda unyicire kanaka. Nibyo bya bikorwa bibi rero nakubwiraga. Hari abantu benshi batunzwe n'ibikorwa bibi. Hari umuntu utunzwe n'ubujura. Ese ntabwo n'abatubuzi. N'abatubuzi sha. Hari uwampamagaye yigeze ngo mubikira. Noneho ubu ngubu hadutse ubutubuzi bwantuze bwa REG. Babukora gute bwo ntabwo burangeraho? Naraguhamagara akakubaza umuriro ugura kuri cash power. Anyiza akakubwira uburyo ugomba gukoresha nyine cash power kugira ngo nugura umuriro wa 500 baguhe inite 3, uwa 2 ngo baguhe inite 20. Yebwe yumubwiye nimero za cash power. Nyine urumva sinzi uko nubo babigenza nyine kugira ngo bagutubure. Barakubwira ngo kanda akanyenyeri kugira ngo nyine ngo wigurire abagira ngo wigurire umuriro. Urumva nawe uhita ureba ko uhita utekereza ukavuga ati nimba umuriro w'ibihumbi 10 ari inite 40. Oya wa 2. Umuriro wa 2 nimba baguye inite 20 urumva zizashira ryari? Zaba ari nyinshi cyane. Ugatuba ati none ngewe reka ngura umuriro w'ibihumbi 20 noneho. Gahita kuba n'ibihumbi 2 wumva. Ukumva urabona inite ibihumbi 2. Rero urumva baradufiteho. Baradufite byo noneho tugomba gucana ku maso natwe. Kubera n'iterambere riba rigenda ryiyongera byo umuntu nataba amaso byo bazatumara. Sha barantuburiye muri no Kigali bundi umuntu batari batubura sinzi. Nabwo bagutuburiye ukihagera cyangwa? Nari mpamaze nk'imyaka 2. Umwe yantuburiye telefone undi antuburiye igare. Biragenda burundu. Byose babitewe no kubura akazi nyine kwa kuntu ubushonje. Bwa mbere bantuburiye igare ritari iryanjye. Ari umuntu wari intije. Yari gutije bagiye gushaka akazi. Nagiye gushaka akazi. Baranje bararitwara. Abantu benshi iyo bageze mu mujyi hari akantu kagakoryo. Iyo katakubayeho ntago umenya neza. None ntabwo ari aho honyine. Maze kuhamenyera none mvuga ngo ndahamenyereye karitsiye zose nzizi. Namaze no gutangira kujya nkorera amafaranga none ariko nyakorera ku kwezi. Unagiye gukora akazi ku kwezi
aka kazi nakoraga ntago ari ako kuvuga ngo ni gukora mu rugo. Bana ari nk'ukuntu abantu nyine baba bakora nko mu isoko ukagenda ukabafasha nyine bakazajya baguhema ku kwezi ariko utaha ugira ahantu utaha ubacururiza bafasha gucuruza bakakugaburira ariko ukagira nyine gutaha. Ubwo ngubwo ako kazi naragakoze maze kugakora ndagenda ngira 20,000. Maze kugira 20,000 hari umuhungu w'inshuti yanjye yari afite agatelefone ka Samsung noneho kajyamo memory card. Urumva kajyaga mu memory card icyo gihe memory card kugira ngo uzayitungure umwana byari bikaze yaranyeretse mbona harimo turirimbo tunagaragara ndabatse no telefone nanjye nayitunga noneho nkajya mu mwongoza nkubwira ati nyimugura kabyanga noneho rimwe nimba yari yakennye arambwira ati se no telefone wayinguriye namuhaye 15,000 yarabyanze ariko ngiye kuyigura mu 12,000 kandi yari yaraza 15 yari yarabyanze icyo gihe nyine nanjye namwiriyeho wituma 12 reka agatelefone ndagatunga ariko akaba ari undi mwana nawe twakoranaga muri ako kazi wari waragakunze ariko akambwira ati nta mafaranga afite ariko naramuciye 20,000. warashatse kuyigurira ngo nawe wongere uyigurishe okay oya njye namaze kuyihaga none narabonye indi ari telefone za Blackberry zagiraga amatushe ariko zikaba zigira zinatacinga nyine muri screen igira n'ikaramu none hari undi mugabo nawe wari uyifite yashakagamo 18,000 ariko cyaramenetse ariko ngo bati nubwo cyamenetse kuba ari touch nzakigura touch nyine n'akantu keza uzajya wereka abantu icyo twayitaga ngo ni igitabo abati raye ntunga igitabo kuko ubu ngubu tuvuga ati ngo mutunze iPhone noneho umwana yashatse amafaranga muri cya gihe agiye kuyabona twabonye ko ari bunyishyura uwo munsi wanze yaraboraga 2,000 kugira ngo yari yampa ariko ndabyanga nabati uzayampera rimwe yuzuye kugira nanjye mbona uko nzagura cya gitabo. Urumva noneho uwo munsi ha 5:00 ndiko mu kazi kari gashojwe ndabatireka njye mu rugo kuko iyo nasozaga nk'ako kazi nahitaga nyarukira mu rugo kwa Garafure niho nabaga nkajya kubafasha indi mirimo nyine kugira ngo nanjye njye mbona aho ndara nyine nawe urabyumva. Nitamura shana none n'umugabo wambaye neza afite ntuza ya baga batwara gutya nyine wajyanga irimo nk'imashini nabati yunguwe no mu pasiteri kabisa cyangwa arimo nk'ibitabo abarampagaritse arambwira ati kado bimeze bite bati ni sawa ati se wandangiye umushinga bita Orude Vision wimukiye hano muri zino quartier zanyu bati pe uwo mushinga ntago nkuzi ati ntabwo uwuzi ati shati nanzi ko uwuzi kabisa kugira ngo ndangire akimara kumbwira gutyo habahenyishije undi muntu ubona wajya ngo ni ikirara nimba baba bari kumwe ariko baba bari kumwe baba biziranyeho abaramusifuye ngo mugabo ngo waretse nkakubaza ati se wandangiye umushinga bita Orude Vision ati nshaka gusimbura mu mama utwite nyine ukoramo ati bashaka kumuha nyine ikiruhuko nashaka kumusimbura uwo mugabo nta no gutekereza ati ndahazi ati ntihari ahirye ati reka tukujyaneyo ati nta kibazo ubwo ngiye nanjye ubwo nayo nkomeje gahunda zanjye mu gihe batsimbuye wa mugabo wa wundi uje nyuma barongera aragarutse ati wakintu urabizi amahirwe uri kwitesha ati uriya mushinga ufasha imfubyi ndabati se ngiye ko ntari imfubyi ati nubwo utari imfubyi atari kuri wa mugabo tumugiriye neza ati ubwo tumugiriye neza dushobora kumwaka ubufasha natwe akatwandika ndabati nta kibazo ati kandi uriya mushinga ati batanga imifuka y'imiceri 5 bagatanga n'imifuka 3 y'ibishyimbo bagatanga n'amajerekani 2 y'amavuta bakaguha n'ibihumbi 100 byo gutangira ati se ati kadurumva aya mafaranga we ibyo bintu byose wabimaze ati njye nahita mbikoresha boutique ubwo ni wese umbwira icyo yakora ati njye nahita nshinga boutique
nanjye ubwo mfite imibare myinshi ndabati se ndahita mbijyana mu rugo atariko nanjye ndi kumwe nawe atariko nabo nashinga boutique ndabongeye nabishyira kwa Garafureri ku byo Garafureri nahita mubwira ati ntuzongere guhabwa amafaranga uzajya uhahisha ujye uyampa buri nyabike ubwo turagiye uhita ujyana njyana ngenda mfite imibare numva nyine nakize ubwo ngubwo turagenda tugera ahantu bari barahinze ibishyimbo n'ibigori byinshi cyane harimo akayira nyine kamanuka mu ngo hari n'abamama bari guhinga turagenda ndamubaza ati se ko tugiyemo hariya ko nyine ngo tugiye kumwongoza ngo atwandike tugiye kumusaba ubufasha nyine kugira ngo atwandike ati se urumva yatwandikira ku muhanda atwandikiye ku muhanda abandi bantu bose bahita bamwuzuraho ugasanga mu kazi ke bose bamuhagarika mwandike mutaragera no mu kazi nta kibazo tugeze muri bya bigori wa mugabo ugize nk'umupasiteri ukunda ati wagiye kutwandika ku mpapuro naza kugerayo araza guhita adushyira muri mashine cyangwa twandike muri ibyo bitabo nyine bye ariko impapuro agiye kuba nyine azitsimbye kugira ngo azerekane ko ari abana bashyashya baje nyuma nyine ariko bo batazi uburyo byagenze ubwo ngubwo wa mugabo bamuhaye igiceri cy'ijana icyo gihe urupapuro rwaguraga ndikumva rwaraguraga 20 ahari nimba atari 40 20 ntabwo rwarenze agasenkani bike nayo yaguraga 30 ubwo aragiye kugura bike n'intuza n'impapuro ebyiri umwe bamwandika ku rupapuro umwe rwari urupapuro rumwe undi urundi ubwo ngubwo uwo mugabo akimara gutera nk'intambwe imwe uwo mupasiteri mbonye ari umupasiteri kuko yari yambaye nk'abapasiteri arambwira ati umva muvandi yavuga akajwi ishaka koroshye ati umva muvandi ati banza usige ibintu byawe utagenda ngo uhite wirukanka cyangwa ubwire abandi bantu badusange hano arangije ansigira ikofi nimba ari impapuro igikofi gishaje kirimo ibipapuro byuzuye asigira na telefone itaka nibonza na taburo yari yaravuyemo ndangije sinabirebamo ngira ngo ni amafaranga nyine ubwo nta nubwo yagiye n'intambwe 10 aba aragarutse ati ngewe rero hano hantu mu zino karitsiye ntabwo nzimenyereye wajya ngo abana guhunitse umuntu yavuze ko ahantu tujyanye hazi none ngo karitsiye ntabwo zimenyereye ati ariko uno mupeti ukuntu namubonye ashobora hano kuba we ahamenyereye wenda nagende azana izo mpapuro na bike cya giceri cy'ijana barakimpa nanjye nkimara kugenda atumva ati mujye mwubahana nk'abana b'Imana ati ubu ngubu mugiye kuba abavandimwe ati mugiye kuba abavandimwe mutange nawe muhereza ibintu byose ufite bamuhereza kagasamusanga kanjye nari mfite n'igiceri cy'ijana mu mufuka nacyo ndakimuha mba ndagiye ngiye none nagiye no muri santere nyine njya kubigura ko ngura impapuro ebyiri ngura na bike ndagaruka ngarutse usanga nta nza nirukanka byatari ndi kwahagira ngarutse ndebye muri bya bigori mbona nta muntu uhari ndagenda mbajije baba mama abati se abagabo bari bahagaze hano bari he ati ntabo twabonye bongo nta nabo babonye ntago bigeze bababona numva umutima utangiye kunsimbuka none numva ibyunzwe biraje ari byinshi ndangije ndicara noneho ndarambye telefone barakariye ndabati koko 20 ndabihombye nahise numva noneho meze nk'umurwayi burundu ndangije mpita njya mu rugo ndaryama warebye kuva icyo gihe bantubura igare bwa mbere urumva ibyo ngibyo byo nta muntu n'umwe nigeze mbibwira
iby'igare oya ibya telefone nta muntu n'umwe nigeze ibyo warabicecetse kuko nta n'uwari kuyikwishyuza ubu nibwo mbivuze yego nibwo mbivuze rwose ariko nibyo twavugaga ati mu mujyi haba harimo utuntu twinshi baba bagomba kugukosora barankosoye iyo ugihumirije bagomba kubanza bakagukosora ubundi ukamenya umujyi uburyo bagukosora ni bwinshi ni bwinshi hari aho mubana bakagukosora harimo nk'abantu harimo umuntu wigeze kutubwira yabanye n'umuntu arangije araza asanga yamwimuye kandi barabanaga mu nzu nyine barakodesha hamwe asanga utuntu twose yatutwaye njye nyuma yaho nyuma y'ibyo byose byambayeho byose namaze no kubyibagirwa aho nakoraga mu isoko nabanaga n'abana nyine nabo twakoraga kimwe muri ako kazi noneho igihe cyaje kugera njyewe nkodesha geto yanjye uva kwa grand frère mva kwa grand frère nabwo serereye n'umudamu nawe wageraga amahane cyane hari cyangwa wakundaga amafaranga cyane nakundaga amafaranga ubundi igihe numvaga nyine akazi nawe jya nkora akazi buri munsi numvaga nta kwicara mu rugo njya gukodesha geto nagiye gukodesha yari rimwe ikarito nashyizemo ikarito niyo wararagaho niyo nararagaho wabwira umuntu ngo waraye ku ikarito akaguhakanya ikarito nayirayeho nibure nk'amezi 5 yego no kugira ngo mbone matera naguze akamatera ka okaziyo umuntu yakamereye 5,000 cyakoze banza kari gafite nka paseri ingana nka gutya noneho ikintu cyambabaje nari nanze kugura matera ariko ndagenda nigura umupira icyo gihe hari imipira yari igezeho ya jampa yari igezweho naguze jampa y'umweru ya danje ndagenda bati no jampa nzayijyana mu rugo ari kuri Noheli urumva none ubwo nari mfite na telefone ari telefone watsaga cyari kibyibushye waracyatsaga akaza muri akidubi sinzi nimba ukizi ntakizi cyadutse nyiri ku ishuri wari ukiri ku ishuri kuko njye mu gihe abandi bana bari ku ishuri njye n'indi higa ibiceri nyine icyo gitelefone nacyo naragikundaga kimwe n'uwo mupira naraguze n'agapantaro nyine keza ngo ibyo bintu nzabyambara ngiye kabisa ibyo byangana bati nzabyambara ngiye mu rugo kuri Noheli nza kwitahira nimugoroba akavura kanaguye ndangije nyura ku gasantere mbona umwana bamwitaga Edizo twe turamusuhuje kuri 250 nazabona iki kiganiro nawe abone ko yanampemukiye yaranaguhemukiye burya Edizo yaramemukiye bya danje Edizo naratambutse nyine bagunda kunyita korode nyine abindi ntago bari barize ngo abantu ikorode bamaze kuryibagirwa arangije amamwe ati korode ndahindukira ati ahitaza yirukanka amwe ati korode bimeze bitese nabate ni sawa ati korode tireka nkubwire ati ku kazi n'umukore banyirukanye ati ngo nabuze n'ahantu ndara nibure mparari ijoro rimwe mu gitondo mbyuke nitahira nawe ati nta kibazo twari turi n'inshuti mu isoko ukiba ku ikarito turagenda tujya mu rugo turangije dupiga ubugari turangije turaryama noneho telefone ariko nyine nkajya ngira ubwoba bitewe n'uburyo bagiye bantuburira telefone mba ndayiseguye imaze kuyisegura ubwo ngubwo turaryama nka 10:00 kwa kundi nyine wumva nk'akanyoni kavuze kambere numva Edizo arabyutse mbona afunguye urugi ariko nari ndakanguka kwa ndi mu bitosi mbona arafunguye ariko ndabati wenda wasanga agiye nko kunyara wasanga agiye nko kuri toilette buri ari bwongera agaruke noneho mutansinzira noneho sinukuru naje gukanguka nka 12:00 kugira ngo njye mu kazi kwa kundi maze ngiye kureba kuri telefone ndayibura kandi wari wayiseguye nayo nayiseguye ndikanga ndebye mundi nahondaga umusuma yenye nkamanikaho baga noneho ndebye hejuru hano namanikaga baga ndayibura narebye mera nk'umuntu uri kurota ubwo ngubwo urazi ikintu nakoze ibaze ko nahise njya
njya kumureba mu Gakinjiro n'amaguru. Naho ibaze ko wumvaga yaba ariho ari numvaga akiri muri izo quartier kuko we narategeza nkavuga ati ari kugenda n'amaguru kuko nta mafaranga yari afite. Kandi ka kajampa ntiwari wakakajyanye kuri Noheli kari gatupi gashyashya na shaka mana kajampa kantu urakibutse umweru yari amata bese Green Master ngo nakunda amata ari kumva ububabare wagize mana kamubwi Ediza warambabaje kabisa. None se wagiye kumureba uramubura? Nagiye kumureba ndamubura ndagaruka ndiyakira. Nyuma yaho nta nubwo mwongeye kubonana? Ntabwo twongeye kubonana, ahubwo naje kubonana na mugenzi we nanone. Noneho nsa naho niyubatse naraguze n'igitanda, naraguze noneho n'agateleviziyo ka Kiromba. Agateleviziyo ka Kiromba urakazi twatundi dutoye. Ndakazi. None naguze agateleviziyo ka Kiromba numvaga ndi umukire wa danje. Wamaze kugafasha. Inzu yanjye noneho nsigana nayifunze neza n'agaserire kiramo nkakata. Ubwo haza mugenzi we noneho. Ubwo hari haciyemo nk'imyaka nk'ibiri. Mugenzi we nagiye kumva numva arakomanza. Ari ninjoro naryamye nka 3:00. Nawe abaje gucumbikisha nyine. Aje gucumbikisha bamwitaga Samuel. Yaraziranye na Nuze na Edizo. Na Edizo bari baziranye. Noneho Samuel nawe arakomanga. Noneho njya gufunga ndebera mu ntuze muri rido nyine nkuraho rido mbona niwe. Ngo kurongo ni Samuel mwana. Bazi ni mita numva nyine umutima urandiye. Se mugenzi ko yantuburiye. Wowe ntago ari ubikore. Ariko we navuze ati ngewe ntago namugirira nabi. Reka mucumbikire. Awe mbaza ati tekinike ukoresheje ni iyi. Naramufunguriye. Araryama. Ndangije ndongera ndafunga urufunguzo mpitandukira mu mufuka ndaranambaye ipantaro. Nta hari buce. Ndushyira mu gafuka. Nagasari guca mu idirishya. Nagashyize mu mu idirishya harimo tugiriyaje twa ferabeto. Urumva nyine akageto nakodeshaga nyine nawe uri kukumva. Ni kakageto nyine kakageto kagashamburete nyine kakane kajya mu ikarito. Niko wari ukirimo. Niko nari nkirimo ariko noneho naramaze kukubaka. Nagashyizemo n'agatapi keza. Nari uburyohe. Sha wahuye n'ibibazo wana? Ibibazo njye nahuye nabyo ni byinshi cyane. Abatubuzi bakugenzeho ariko banyigishije ubwenge. Ubu ngubu ntago wapfa kuntuburira. Nese umuntu ntago wamucumbikira? Ntago wacumbikira umuntu. Ubu ngubu nabwo namucumbikira. Ariko mfite tekinike nakoresha. No kurarana urufunguzo. Barabe bumva abantu bakurikiranye Lion 250 tekinike. Ubundi cyane abasore nimo kunda kwibwa kuri iyo kuri ubwo buryo. Muri nanga. Niho wazishize? Ubundi nazibitse muri nanga madeni kwa gafuka ka hano gutya. Kari agatoya ko mwinuze mu koboye. Ibaze kugira ngo kandi wenda ntiwari usanzwe urarana ipantaro. Ariko uwo munsi warayiraraye. Nawe yarabyutse. Yarabyutse nko mu 9:00. Ariko ngo koroma. Numvise ariko kabakaburugi nyine. Arangije ramamagara ngo koroma. Ngo nese nko ndi ushaka kujya kunyara. Ndagenda mufungurira. Arasohoka aragenda aranyara. Agarutse urongera ndongera ndafunga. Ugashya. Ariko ntago nakabikaga ari kureba. Nareka kajya kuryama ngatanga nongera nkakabika. Urumva ko bagiye bakwigisha ubwenge? Banyigishije ubwenge. Yego natwe turabwungutse ubwo bwenge ntago najyaga mbitekereza ibyo bintu nanjye. Kuva icyo gihe nta wundi muntu wongeye kuntuburira kunyiba muri ubwo buryo. Ari ukuntu abantu nyine bagenda bagutuburira wenda nko ukagura nka telefone ugasanga bagutuburiye. Ariko kuri ubwo buryo nta muntu wongeye kuntuburira. Uketse ubu ngubu bakoresheje bya bindi byo guhamagara. Kandi nabira byo guhamagara kimara kumpamagara. Mitamenya kuri umutubuzi. Uhita ubimenya uhita ubyumva. Buriya abatubuzi naho nta bwenge bagira. None se nimba ushobora kumpamagara ukambwira ngiye ngo utsindiye ngo impano ngo muri MTN ukamamagaza Airtel wa mugari. Ubwo uwo mutubuzi afite ubwenge. Hari ukuntu abashaka kugira ngo agufatirane wenda uhuze uri nko mu mirimo myinshi ugahita uvuga ati ukagira ngo koko nibyo. Reka. Cyangwa se ukabona akoresheje kimessage ngo amafaranga ngo yayobye ngo kandi akoresheje nimero ya yindi societe atari kuvuga ngo ni ya yindi ngo bohereze. Ntubone message yanditseho ngo mobile money. Ejo bundi ari wamamagaye mu gitondo cya kare. Ndi kwitegura ngiye mu kazi. Tayimo na telefone irasoma.
ngira ngo ni n'akazi nyine urabona nkatwe abatekinisiye abantu bakunda kuduhamagara ku matelefone nyine kugira ngo ujye kubakorera nitabye arambwira ati se bimeze bite ni sawa ati se ko nari nyobeje udufaranga kuri simukadi yawe ibihumbi 70 watuma icyo gihe nifite na kirize kuri telefone cyakoze nifite amafaranga 5,000 ku mutima nabatubona wari uyayobejeho nari nawe ati se ko kurayobeje ati se nkukopira ubanza urebe nabati nkupira ndebe baba baza iminota ugomba kureba ntuza balance noneho mu gihe nkimara kureba balance mbona nyine anyohereza message y'ibihumbi 70 ariko nyine itari kuri balance ntago ari kuri balance noneho abarongera arampamagaye amamagara ngo ati se urayabonye ndabata ariko ubundi mwagiye mugira n'ubwenge urazi neza ko mfite ibihumbi 70 uri buntuburi arangije ahita kupa ahita agenda niyagutuka ntabwo yageze antuka wararya gutuka oya yagututse kereka natwe ari ukuntu umutubuza guhamagara kubera na stress gatumutuka yagututse muhita mutukana nyine muracyocyorana bibaho cyane muri ubu buzima ko abantu batubura bakanibwa gutyo ariko hari ibintu by'ibibazo nk'ibyo bibaho kugira ngo bitwigishe binaduhugure uzi ko hari nk'umuntu ushobora gukorekerana iki kiganiro akavuga ati nyamara koko wamugana abantu dore nuko bigenda nanjye ngomba kwitonda muri ubu buryo oya abatubuzi bo babamo nta nubwo ushobora kumara umunsi mu bantu 10 muri kumwe nta mutubuzi umuhamagaye yego ntabwo byashoboka kuri iki gihe ahubwo se mwabatubuzi mwe mwagiye kwiga uturimo tw'amaboko si ibyo mukareka gutubura use abantu bose bagiye kuzamenya ubwenge ni abantu bose nibamenya ubwenge inzara izabica inzara izabica nibagende bakora uturimo tw'amaboko reka twigwa batesha abantu umutwe bigize abantu ngo bakora mu bigo runaka ubuze n'amafaranga yo kwishyura geto kugira ngo kubone batubura Kabinde ndongeye mvuga rya zina kandi nta kibazo ngenda rikunda kabisa ahubwo ndi kwifuza ko ryanakura rikazamuka tujye tukwita Kabinde ndagira ngo ugire icyo ubwira abakurikiranye Lioness 250 cyane cyane binajyanye no mu byo nawe ukora kuko turi umuryango mugari kandi tugenda dutera imbere wagira icyo ubabwira ikintu cya mbere nabwira ndabanza kubwira ku bafana nubwo ari bakeya ariko n'abandi bose nibakurikirana ibyo nkora bazabona ari byiza abafana banjye bagende bakore subscribe kuri Happy Group yes niho murazasanga Kabinde aho bakiteretse bagende basange barebe Kabinde rwose bakande subscribe bakande like bakande share kandi bambabariye rwose barebe filime irangire ubu ngubu hariho filime bita ubuzima bwa gereza ni nshyashya bajyeho bayirebe bayisoze rwose ndabashimiye ndikumva ntabwo ari ubutubuza ariko nizere ko utari gukina nayo nzabivugaho ubutaha Kabinde wakoze cyane kubana natwe kuri uyu munsi ukaduha kuri ubu buhamya bwawe bw'ibyo wahuye nabyo ndizera ko hari icyo birigisha abantu badukurikiranye kandi bikanabahumura nanjye murakoze cyane kabisa nimbuga nshaka kujya kuri Lioness 250 n'ubutaha turizera warufite amatsiko ubutaha tuzagusanga ku garaje uri mu kazi twereke n'ukuntu bikorwa kabisa muzahansange ngiye mba mpari igihe cyose mba mpari yego urakoze cyane rero tuzasubira ubutaha bye